Reka ngusuhuze kandi ngushimire wowe muvandimwe uhisemo gutega amatwi iki cyigisho, kandi wowe dukomeje kwigana iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, aho tugeze ku cyigisho cya 32 cyitwa amategeko n'amasezerano. Burya abavandimwe, Adamu na Eva bakiremwa bari bazi amategeko y'Imana kandi bari basobanukiwe n'ibyo abasaba. Amabwiriza yayo yari yanditse mu mitima yabo. Igihe umuntu yagwaga kubwo gucumura, amategeko ntiyahindutse, ariko yashyizweho uburyo bwo gukemura ibibazo kugira ngo umuntu yongere kumvira. Hatanzwe isezerano ry'umukiza kandi hashyizweho ibitambo by'ibyaha byatungaga urutoki ku rupfu rwa Yesu Kristo, we gitambo gikomeye cy'ibyaha. Amen. Ariko iyo amategeko y'Imana aticwa, urupfu ntirwajyaga kubaho, umukiza ntiyajyaga gukenerwa, bityo n'ibitambo ntabwo byari kuba byarabayeho. Adamu yigishije amategeko y'Imana bamukomotseho, kandi uko ibisekuru byagiye bikurikirana yagiye ahererekanywa ava ku babyeyi bakayasangiza abana babo. Ariko nubwo hatanzwe ubwo buntu kugira ngo umuntu acungurwe, abantu bake cyane nibo babwemeye kandi barumvira. Birababaje bavandimwe, kuba abantu bake cyane ari bo bemeye ubuntu bw'Imana. Kubwo gucumura, isi yahindutse mbi cyane, bituma biba ngombwa kuyezaho gucumura kwayo hakoreshejwe umwuzure. Nowa n'umuryango we bakomeye ku mategeko, kandi burya Nowa yigishije abamukomotseho amategeko 10. Ubwo abantu bongeraga kureka Imana, Uwiteka yatoranije Aburahamu, uwo yavuzeho iti, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze, nk'uko bigaragara mu Itangiriro cya 26:5, niwe wahawe umuhango wo gukebwa, wari ikimenyetso kugira ngo abagihawe bose begurirwe gukorera Imana. Kikaba cyari indahiro y'uko bazakomeza kwitandukanya no gusenga ibigirwamana, kandi ko bazumvira amategeko y'Imana. Kuba abakomotse kuri Aburahamu barananiwe gukomeza iyo ndahiro, nk'uko byagaragaye ubwo bifatanyaga n'abapagani kandi bagakora imigenzo yabo, nibyo byabaye impamvu yo kujya mu Misiri bakabinkorera gahato. Ariko kwivanga n'abasengaga ibigirwamana kwabo ndetse nuko bahatirwaga kumvira Abanyamisiri byatumye amategeko y'Imana arushaho guhindanywa n'inyigisho mbi z'abapagani. Kubw'iyo mpamvu, igihe Uwiteka yabakuraga mu Misiri, yamanukiye ku musozi Sinayi agoswe n'ikuzo rye kandi akikijwe n'abamarayika be, maze mu gitinyiro giteye ubwoba avuga amategeko ye, abantu bose bateze amatwi. Icyo gihe nta nubwo Imana yabasigiye amategeko yayo ngo bayafate mu mutwe, kuko bari abantu bashobora kuyibagirwa, ahubwo yayanditse ku bisate by'amabuye. Imana yashakaga gukura mu Bisirayeli uburyo bwose bwo kuvanga amategeko yayo yera n'imihango ya gipagani, cyangwa kwitiranya ibyo isaba n'amategeko y'abantu cyangwa imigenzo yabo. Nyamara ntabwo Imana yarekeye aho ubwo yamaraga kuba amategeko 10, kuko yari izi ko ari abantu bangiritse kandi babasha kuyoba mu buryo bworoshye. Imana yategetse Mose kwandika imanza n'amateka n'amategeko, agatanga amabwiriza anonosoye yerekeye ibisabwa nk'uko Uwiteka yamutegetse. Ayo mabwiriza yerekeye inshingano y'abantu ku Mana, kuri bagenzi babo ndetse no ku banyamahanga. Yari amahame gusa agize amategeko 10, yasobanuwe mu buryo bwagutse kandi atangwa mu buryo runaka kugira ngo hatagira n'umwe uyoba. Yari abereyeho kurinda ukwera kw'amategeko 10 yari yanditse ku bisate by'amabuye. Bavandimwe, iyo amategeko Imana yari yaratanze nk'uko twabibonye kuva kera, kuva kuri Adamu, iyo aza kuba yarumviwe, ntabwo Imana yajyaga kuba yarahisemo kwigisha abantu amategeko yayo ikoresheje uburyo bugiye butandukanye nk'ubwo turi kubona kandi turakomeza kubona. Bakomeza bagira bati, iyo abantu bakurikiza amategeko y'Imana nk'uko yahawe Adamu nyuma yo gucumura, akarindwa na Nowa, agakurikizwa na Aburahamu, ntibiba byarabaye ngombwa ko hatangwa itegeko ryo gukebwa. Iyo kandi abakomotse kuri Aburahamu baba barakomeje isezerano ryagaragazwaga n'ikimenyetso cyo gukebwa, ntibaba baraguye mu gishuko ngo basenge ibigirwamana, kandi ntibiba byarabaye ngombwa ko babazwa n'imibereho yo kubinkorera gahato mu Misiri. Baba bararindiye amategeko y'Imana mu mitima yabo, kandi ntibiba byarabaye ngombwa ko Imana itangira amategeko yayo kuri Sinayi cyangwa ngo yandike ku bisate by'amabuye. Kandi iyo abantu bashyira mu bikorwa amahame yo mu mategeko 10, ntibiba byarabaye ngombwa ko amabwiriza y'inyongera ahabwa Mose. Gahunda y'ibitambo yahawe Adamu nayo
yahindanijwe n'abamukomotseho. Ubupfumu, gusenga ibigirwamana, ubugome n'ubusambanyi bw'indengakamere byangije umurimo woroheje kandi w'ingenzi Imana yari yarashyizeho. Abantu ntabwo bakunda uburyo bworoheje Imana yashyizeho, ahubwo bishakira ibihimbano byinshi bigatuma bayoba kandi bagakora ibibavunnye kurushaho. kandi Imana yarashyizeho uburyo bworoheje. Kubera kubana igihe kirekire n'abasenga ibigirwamana, Abisirayeli bari baravanze imigenzo myinshi ya gipagani no gusenga kwabo. Kubw'ibyo kuri Sinayi Uwiteka yabahaye amabwiriza anonoseye yerekeye umurimo wo gutamba ibitambo. Ihema ry'ibonaniro rimaze kuzura, Imana yavuganiye na Mose mu gicu cy'ubwiza cyari hagati y'intebe y'imbabazi, maze imuha amabwiriza yuzuye yerekeye gahunda y'ibitambo ndetse n'uburyo bwo kuramya bugomba gukoreshwa mu buturo bwera. Amen. Bavandimwe, aha baratwereka yuko uburyo bwo kuramya ndetse no gutamba ibitambo yari gahunda yuzuye yahawe Mose, ayihawe n'Uwiteka. Uko turamya mu rusengero ari narwo rwasimbuye ubuturo bwera muri iki gihe, biba bigomba kuba byubahiriza amabwiriza yatanzwe n'Imana, atari ibihimbano by'abantu. Nibwo amategeko y'imihango yahawe Mose maze ayandika mu gitabo. Ariko amategeko 10 yavugiwe kuri Sinayi yari yanditswe n'Imana ubwayo ku bisate by'amabuye, maze abikwa mu buryo bwera mu isanduku. Bavandimwe, hari abantu benshi bagerageza kuvanga ayo mategeko y'uburyo bubiri, bagakoresha amasomo avuga ku mategeko y'imihango bashaka kwerekana ko amategeko 10 yavuyeho. Nyamara ibi ni ukugoreka ibyanditswe. Bavandimwe, hari ibintu byanditswe ku mategeko y'imihango bidakwiriye kuvangwa n'amategeko 10 y'Imana. Itandukaniro hagati y'ayo mategeko y'uburyo bubiri riragutse kandi riragaragara neza. Gahunda y'imihango yari igizwe n'ibigereranyo byatungaga agatoki kuri Kristo, ku gitambo cye n'ubutambyi bwe. Aya mategeko y'imihango agizwe n'ibitambo n'imigenzo byajyanaga nayo, byagombaga gukorwa n'Abayahudi kugeza igihe icyo byashushanyaga gisohoreye mu rupfu rwa Yesu Kristo, Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Icyo gihe nibwo ibitambo byagombaga kurangira. Ayo niyo mategeko Kristo yadukuyeho akayabamba ku musaraba, nk'uko bigaragara mu Bakolosayi 2:14. Ariko ku byerekeye amategeko 10, umunyezaburi aravuga ati, Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye, nk'uko bigaragara muri Zaburi 119:89. Kandi Kristo ubwe avuga ashimangira cyane ati, nitekereza ko naje gukuraho amategeko, kandi ndababwira yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Matayo 5:17-18. Aha ntiyigisha avuga gusa ibyo amategeko y'Imana yasabaga kera cyangwa uko byari biri muri icyo gihe, ahubwo yigisha avuga ko ibyo amategeko 10 avuga bidakwiriye guhinduka isi n'ijuru bikiriho. None se abavuga ko amategeko yarangiye, ko amategeko 10 yabambwe ku musaraba, babona isi n'ijuru bitakiriho? Bavandimwe, dukwiriye kuba maso no kwirinda kuyobywa n'abagoreka ibyanditswe. Amategeko y'Imana ntahinduka nk'uko intebe yayo y'ubwami idahinduka. Amategeko azakomeza kugenga umuntu ibihe byose. Ku byerekeye amategeko yavugiwe kuri Sinayi, Nehemiya abivuga hatya ati, wamanukiye kuri wa musozi Sinayi, uvugana nabo uri mu ijuru, ubacira imanza zitabera, ubaha amategeko y'ukuri n'amateka atunganye n'ibindi byategetswe. Nehemiya 9:13. Na Pawulo intumwa ku banyamahanga aravuga ati, none amategeko nayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera rirakiranuka kandi ni ryiza. Amen. Abaroma 7:12. Nta kindi kivugwa kitari amategeko 10, kuko ariyo yonyine avuga ati, ntukibe, nk'uko bigaragara ku murongo wa 7 w'igice cya 7 cy'Abaroma. Nubwo urupfu rw'umukiza rwakuyeho amategeko y'ibitambo byashushanyaga Kristo, ntirwakuyeho no ku rwego na ruto cyane rushoboka rwose gukurikiza amategeko 10. Ibiramambu kuba byarabaye ngombwa ko Kristo apfa byonyine kugira ngo ahongerere icyaha cyo kwica amategeko, yerekana ko ayo mategeko adahinduka. Amen. Abavuga ko Kristo yaje gukuraho amategeko y'Imana n'isezerano rya kera
bavuga ko igihe cy'Abayahudi ari igihe cy'umwijima, kandi berekana ko idini y'Abaheburayo ari idini ishingiye ku migenzo n'imihango gusa. Ariko ubwo ni ubuyobe. Mu mpapuro zose zivuga iby'amateka yera zanditswe mu iby'Imana yagiye igirira ubwoko bwayo yatoranije, harimo ibihamya bikomeye byandiho ukomeye. Ntabwo Imana yigeze yereka abana b'abantu imbaraga zayo n'ikuzo ryayo kuruta igihe yo ubwayo yimenyekanishirije ko ari yo mutware w'Abisirayeli, kandi igaha ubwoko bwayo amategeko. Mbese hari abandi bantu Imana yigaragarije mu ikuzo ryayo ryinshi nk'uko yabikoreye Abisirayeli igihe yatangaga amategeko yayo? Ntabo rwose. Aha hari inkoni y'ubutware irambuwe n'ukuboko k'umuntu, kandi imirambagirire y'umwami wa Isirayeli utagaragara yari myiza cyane kandi itangaje bitavugwa. Amen. Muri uko guhishurwa kose k'ubwiza bw'Imana, ikuzo ryayo ryagaragariye muri Kristo. Ntabwo ari igihe Umukiza yazaga gusa, ahubwo mu bihe byose byahise nyuma yo gucumura no gutangwa kw'isezerano ryo gucungurwa. Imana yari muri Kristo, aba ariho yiyungira n'abari mu isi, nk'uko bigaragara mu rwa kabiri rw'Abakorinte 5:19. Kristo yari urufatiro, akaba n'ihuriro rya gahunda y'ubutambyi, haba mu gihe cy'abakurambere ndetse no mu gihe cy'Abayahudi. Kuva igihe ababyeyi bacu ba mbere bacumuriye, nta kuganira mu buryo butaziguye kongeye kubaho hagati y'umuntu n'Imana. Data twese yashyize isi mu maboko ya Kristo kugira ngo binyuze mu murimo we w'ubuhuza ashobore gucungura umuntu, kandi ashimangira ubutware n'ubutungane bw'amategeko y'Imana. Nk'uko twabibonye, urupfu rwa Kristo ubwarwo rubasha kwerekana yuko amategeko y'Imana adahinduka, kuko yemeye gupfa kubera ko umuntu yari yarishe amategeko. Yaba yarahindutse ntabwo urwo rupfu rwari kuba ngombwa. Umushyikirano wose wagiye ubaho hagati y'Imana n'inyoko muntu yacumuye wanyuraga muri Kristo. Umwana w'Imana niwe wahaye ababyeyi bacu ba mbere isezerano ryo gucungurwa. Amen. Niwe wihishuriye abakurambere Adamu, Nowa, Aburahamu, Isaka, Yakobo na Mose. Bari basobanukiwe ubutumwa bwiza. Amen. Bari bategereje agakiza kari kuzaboneka mu ncungu y'umuntu n'umwishingizi we. Abo bakiranutsi ba kera bashyikiranaga n'Umukiza wagombaga kuza mu isi yacu yigize umuntu, kandi bamwe muri bo bavuganye na Kristo ndetse n'abamarayika bo mu ijuru imbona nkubone. Kristo ntiyari umuyobozi w'Abaheburayo mu butayu gusa, niwe marayika wari ufite izina rya Yehova, kandi niwe wabagendaga imbere yitwikiriye mu nkingi y'igicu. Niwe wahaye Abisirayeli amategeko. Ni ikuzo ritangaje ryagaragariye kuri Sinayi. Kristo yavuze amategeko 10 ya se, Abisirayeli bose bumva. Niwe wahaye Mose amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye. Amen. Kristo niwe wavuganaga n'abantu be abinyujije mu bahanuzi. Ubwo intumwa Petero yandikiraga itorero rya Gikristo, yaravuze ati, abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa babishishikariye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo. Yerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka. Rwa mbere rwa Petero 1:10-11. Ijwi rya Kristo niryo rivuganira natwe mu isezerano rya kera. Guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Amen. Ibyahishuwe 19:10. Igihe Yesu ubwe yari kumwe n'abantu mu nyigisho ze, yerekeje ibitekerezo byabo ku isezerano rya kera. Yabwiye Abayahudi ati, murondora mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimwo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Yohana 5:39. Icyo gihe ibitabo by'isezerano rya kera niwo wari umugabane wa Bibiliya wonyine wari uriho. Umwana w'Imana yarongeye aravuga ati, bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Yongeye ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Luka 16:29-31. Amategeko y'imihango yatanzwe na Kristo ubwe, na nyuma y'igihe byari bitakiri ngombwa ko yubahirizwa, Pawulo yayashyize imbere y'Abayahudi mu mwanya wayo n'agaciro kayo nyakuri. Yerekana umwanya afite mu nama y'agakiza ndetse n'isano afitanye n'umurimo wa Kristo. Intumwa ikomeye Pawulo avuga yuko ayo mategeko ari meza, ko yakomotse ku Mana.
umurimo ukomeye wakorerwaga mu buturo bwera, ukuri gukomeye kwagombaga guhishurwa mu bisekuru byagombaga gukurikiraho. Umwotsi w'umubavu wazamukanaga n'amasengesho y'Abisirayeli ugereranya ubutungane bwa Kristo bwonyine bushobora gutuma isengesho by'umunyabyaha ryemerwa n'Imana. Amen. Igitambo kiva amaraso cyashyirwaga ku gicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga umucunguzi wagombaga kuza, kandi ahera cyane haturukaga ikimenyetso kigaragara kirabagirana cy'uko Imana ihari. Niko rero mu gihe cyakurikiye igihe cy'umwijima n'ubuhakanyi mu by'umwuka, ukwizera kwakomeje kurindirwa mu mitima y'abantu kugeza ubwo Mesiya wari warasezeranywe yaje. Yesu yari umucyo w'abantu be, umucyo w'isi, mbere y'uko aza mu isi mu ishusho y'umuntu. Amen. Icyezezi cy'umucyo cya mbere cyarasiye mu mwijima, icyaha cyari cyarazingitiranyije mu isi cyaturutse kuri Kristo, kandi kuri we niho haturutse umwambi wose w'umucyo w'ijuru wageze ku batuye ku isi. Mu mugambi wo gucungura umuntu, Kristo ni Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Bavandimwe, uhereye igihe Umukiza yasheshe amaraso ye kugira ngo ibyaha bibabarirwe, maze akazamurwa mu ijuru kugira ngo nanone ahagarare imbere y'Imana ku bwacu, nk'uko bigaragara mu Baheburayo 9:24. Uwo mucyo uhora uturuka ku musaraba w'i Karuvari ndetse n'aheraho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ariko umucyo umurika kurushaho twahawe ntukwiriye kudutera gusuzugura wa wundi wa kera wakiriwe binyuze mu bigereranyo yerekezaga ku Mukiza wajyaga kuza. Ubutumwa bwiza bwa Kristo bumurika ku butunzi bw'Abayahudi kandi bugaha amategeko y'imihango agaciro. Uku kuri gushya guhishurwa maze ukwari kwaramenyekanye kuva kera kukarushaho gusobanuka, niko imico n'imigambi by'Imana bigaragarira mu byigirira ubwoko bwayo yatoranije. Amen. Buri murase wose w'inyongera twakira uduha kurushaho gusobanukirwa n'inama y'agakiza, ariyo shyirwa mu bikorwa by'ubushake bw'Imana mu gakiza ka muntu. Amen. Tubona ubwiza n'imbaraga bishya mu ijambo ryahumetswe, kandi twiga ibiryanditsemo tubishishikariye. Amen. Abantu benshi bibwira ko Imana yashyizeho urusika rutandukanye Abaheburayo n'abandi bantu bose bo mu isi. Bibwira ko kwitabwaho nayo ndetse n'urukundo rwayo byakuwe ku bandi bantu bose ku rwego rukomeye bigashyirwa ku Bisirayeli. Nyamara Imana ntiyagennye ko abantu bayo bubaka urusika rubatandukanya na bagenzi babo. Umutima w'Imana wuje urukundo rutarondoreka washakaga kugera ku bantu bose batuye ku isi. Nubwo abantu banze Imana, yahoraga ishaka kubihishurira no kubasangiza ku rukundo rwayo n'ubuntu bwayo. Amen. Imigisha yayo yahawe ubwoko bwayo bwatoranijwe kugira ngo baheshe abandi imigisha. Amen. Imana yahamagaye Aburahamu, imuha guhirwa, imuha n'icyubahiro, kandi ubunyangamugayo bw'uwo mukambwe bwabaye umucyo ku bantu bose bari batuye ahantu yagiye atura. Aburahamu ntiyitaruraga abaturanyi be, yakomeje kugirana isano n'ubucuti n'abami b'amahanga yari amuzengurutse, ndetse bamwe bo muri bo baramwubahaga. Kandi ubupfura bwe no kutikanyiza kwe, ubutwari n'ubugwaneza byagaragazaga imico y'Imana. Muri Mesopotamiya, i Kanani, mu Misiri ndetse no mu baturage b'i Sodomu, Imana yo mu ijuru yagaragariye muri Aburahamu wari uyihagarariye. Amen. Imana ibinyujije kandi muri Yosefu yiyeretse Abanyamisiri n'andi mahanga yose yari afitanye umubano n'iryo shyanga rikomeye. Kuki Imana yahisemo kuzamura Yosefu ikamuzamura cyane akagira umwanya w'icyubahiro kandi ukomeye mu Banyegiputa? Imana iba yarashatse ubundi buryo kugira ngo isoze imigambi yayo yari ifitiye bene Yakobo, ariko yashatse kugira Yosefu umucyo maze imushyira mu ngoro y'umwami kugira ngo umucyo uvuye mu ijuru ushobore kugera hafi na kure. Kubw'ubwenge bwe no gukoresha ubutabera, kubw'ubutungane bwe n'ubugwaneza byarangaga imibereho ye ya buri munsi, kubwo kwitangira inyungu za rubanda. Kandi abo bantu bari ishyanga risenga ibigirwamana. Yosefu yari ahagarariye Kristo. Amen. Uwo muntu wabagiriraga neza, kandi Abanyamisiri bakajya bamusanga, bamushima kandi bamusingiza. Iryo shyanga ry'abapagani ryamubonagamo urukundo rw'umuremyi n'umucunguzi wabo. Amen. Uko niko na Mose
Imana yamushyiriyemo umucyo iruhande rw'intebe y'ubwami bwari bukomeye cyane mu isi, kugira ngo abantu bose babishaka bamenye Imana nyakuri kandi nzima. Uyu mucyo wose kandi wahawe Abanyamisiri mbere y'uko ukuboko kw'Imana kuramburirwa kubaciraho iteka, igihe Imana yacunguraga Abisirayeli ibakuye mu Misiri. Kumenya ububasha bw'Imana kwamamaye hirya no hino. Abantu bamenyereye intambara bo mu gihugu cy'i Yeriko bahinze umushyitsi. Niyo mpamvu Rahabu yavuze ati, tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi, nk'uko tubisoma muri Yosuwa igice cya 2:11. Imyaka magana menshi Abisirayeli bavuye mu Misiri, abatambyi b'Abafilisitiya bibukije abantu babo ibyago byateye mu Misiri, maze babagira inama yo kutarwanya Imana ya Isirayeli. Imana yahamagaye Abisirayeli ibaha umugisha kandi irabakuza, atari ukugira ngo bakire ubuntu bwayo kandi bagerwaho n'imigisha yayo bonyine bitewe no kumvira amategeko yayo, ahubwo kwari ukugira ngo yigaragarize abatuye isi bose ibibanyujijemo. Kugira ngo uyu mugambi ugerweho kandi byatumye Imana ibategeka kutivanga n'amahanga bari baturanye yasengaga ibigirwamana. Imana yangaga urunuka gusenga ibigirwamana n'ibyaha byose bijyana nabyo, kandi yategetse ubwoko bwayo kutivanga n'andi mahanga ngo bakurikize imigirire yayo, bityo bibagirwa Imana. Imana yababuje gushyingiranwa n'abasenga ibigirwamana, kuko iyo bagira batyo imitima yabo yari gutandukana nayo. Byari ngombwa icyo gihe nk'uko biri ngombwa ubu, kubera ko abantu b'Imana bakwiriye kuba batunganye, ntibanduzwe n'iby'isi. Bagomba gutandukana rwose n'umwuka ugenga isi, kubera ko urwanya ukuri n'ubutungane. Ariko Imana ntiyari ifite umugambi w'uko abantu bayo mu butungane bwabo batabana n'ab'isi, kugira ngo batazabahindura nk'uko umwigisha wabo ari. Abayoboke ba Kristo bo mu bihe byose bagomba kuba umucyo w'isi. Umukiza yaravuze ati, muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose, bishatse kuvuga bari mu isi. Yongeyeho ati, abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Matayo igice cya 5:14-16. Ibi nibyo Henoki, Nowa, Aburahamu, Yosefu na Mose bakoze. Ibi nibyo Imana yashakaga ko ubwoko bwayo bw'Abisirayeli bukora, kandi ibi nibyo Imana ishaka yuko ubwoko bwayo bwo muri iki gihe dukora. Imitima yabo mibi itizera kandi iyobowe na Satani niyo yatumye bahisha umucyo wabo, aho kuwumurikishiriza abanyamahanga bari babakikije. Uwo mwuka kandi niwo wabateye gukurikiza imigirire mibi y'abapagani no kwitandukanya n'abandi kubw'ubwirasi, nk'aho urukundo n'uburinzi by'Imana byari ibyabo bonyine. Nk'uko Bibiliya igaragaza amategeko y'uburyo bubiri, amwe ntahinduka kandi ahoraho iteka ryose, mu gihe andi yo yahindukaga kandi akaba y'igihe gito. Niko hariho amasezerano abiri. Isezerano ry'ubuntu ryahawe umuntu ubwa mbere muri Edeni, ubwo yari amaze gucumura, maze Imana ikamuha isezerano k'urubyaro rw'umugore ruzamena umutwe w'inzoka. Iryo sezerano ryahaye abantu bose imbabazi ndetse n'ubuntu bw'Imana bufasha kugira ngo mu bihe bizaza abantu babashe kumvira, babibashishijwe no kwizera Kristo. Amen. Iri sezerano kandi ryabizezaga n'ubugingo buhoraho nibaramuka badateshutse kukumvira amategeko y'Imana. Amen. Uku niko abakurambere babonye ibyiringiro by'agakiza. Amen. Iri sezerano ryongeye kuvugururwa rihabwa Aburahamu ngo, mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Itangije cya 22:18. Iri sezerano ryerekezaga kuri Kristo. Aburahamu yasobanukiwe iryo sezerano nk'uko bigaragara mu Bagalatiya igice cya 3:8-16, kandi yizeye ko Kristo ababarira ibyaha. Amen. Uko kwizera niko kwatumye yitwa umukiranutsi. Isezerano ryahawe Aburahamu naryo ryakomeje gushimangira ubutware bw'amategeko y'Imana. Uhoraho yabonekeye Aburahamu aramubwira ngo, ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Itangije igice cya 17:1.
ubuhamya Imana yatanze bwerekeye umugaragu wayo w'indahemuka bwari ubu ngo kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Itangira igice cya 26:5. Uhoraho yabwiye Aburahamu ati, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Itangira igice cya 17:7. Nubwo iri sezerano ryahawe Adamu rikongera guhabwa Aburahamu, ntibyashoboraga guhama bitaragera igihe Kristo yapfiriye. Ryari ryarabayeho kubw'isezerano ry'Imana uhereye igihe itangazo rya mbere ryo gucungurwa ryatangwaga aho ni muri Edeni. Ryari ryaremewe kubwo kwizera, nyamara ubwo Kristo yarihamyaga akarishimangira ryiswe isezerano rishya. Iryo sezerano rishya ryari rishingiye ku mategeko y'Imana, kandi bwari uburyo bwo gutuma abantu bongera guhuza n'ubushake bw'Imana bagashyirwaho babasha kumvira amategeko y'Imana. Irindi sezerano ryitwa isezerano rya kera mu byanditswe byera ryabaye hagati y'Imana n'Abisirayeli kuri Sinayi, kandi ryahamijwe n'amaraso y'igitambo. Isezerano ryahawe Aburahamu ryahamijwe n'amaraso ya Kristo, bityo ryitwa isezerano rya kabiri cyangwa isezerano rishya, kuko amaraso yarihamije yasheshwe nyuma y'amaraso y'isezerano rya mbere. Impamvu ryitwa isezerano rishya nuko ryari isezerano rya kabiri, kandi amaraso yasheshwe nyuma y'isezerano rya mbere. Kuba isezerano rishya ryari rifite agaciro mu gihe cya Aburahamu bigaragarira mu kuba ryarahamijwe n'isezerano ndetse n'indahiro y'Imana. Ibyo bikaba ari ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyiramo. Ni ukuvuga ngo Aburahamu nawe yari yizeye isezerano rishya, kandi isezerano rishya nk'uko ryasohoreye muri Yesu Kristo ubwo yitambaga nk'igitambo, ryari isezerano rishimangira isezerano rya kera nk'uko twabibonye ryari ryarahawe Adamu. Ariko se niba isezerano ryahawe Aburahamu ryari rikubiyemo isezerano ryo gucungurwa, kuki kuri Sinayi habaye irindi sezerano? Mu buretwa babayemo, Abisirayeli bari baribagiwe Imana ndetse n'amahame y'isezerano ryahawe Aburahamu ku rwego rukomeye. Kandi tubonye ko isezerano ryahawe Aburahamu ryari isezerano rishya urigereranyije n'isezerano ryahawe Adamu, kandi amasezerano y'uburyo bwombi yari amasezerano yerekeza ku gitambo, yari amasezerano yerekeza ku kintu kimwe. Kandi isezerano ryongeye guhabwa Aburahamu nk'uko tubibonye ryasohoreye kuri Yesu Kristo ubwo yitambaga nk'igitambo. Impamvu rero ryahawe kandi Abisirayeli ku musozi Sinayi niyo badusobanurira ahangaha. Mu buretwa babayemo bari baribagiwe Imana ndetse n'amasezerano yahawe Aburahamu ku rwego rukomeye. Ubwo Imana yabacunguraga ibakuye mu Misiri, yashakaga kubereka ububasha n'imbabazi byayo kugira ngo babashe kuyikunda no kuyiringira. Amen. Yarabamanuye ibageza ku nyanja itukura, aho byasaga naho bidashoboka kuhacikira Abanyamisiri bari babakurikiye, kandi Imana yabikoreye iki? Kugira ngo babashe kubona ko ntacyo bishoboreye ubwabo, bityo babone ko bakeneye ubufasha bw'Imana. Icyakurikiyeho nuko yabakijije, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Basabwe n'urukundo bakunda Imana kandi barayishimira, ndetse bagirira icyizere imbaraga yayo ibafasha. Yabihambiriyeho nk'umucunguzi wabo wari ubakuye mu buretwa bw'igihe gito, ariko hari hakiri ukuri gukomeye kwagombaga gucengezwa mu ntekerezo zabo nk'abantu bari baribagiwe Imana n'amasezerano yayo. Kubera kuba hagati y'abasengaga ibigirwamana kandi basahishije mu bibi, Abisirayeli ntibari bazi neza ubutungane bw'Imana, ntibari bazi uburyo imitima yabo ubwayo yari yarasabwe n'ibyaha birenze, ndetse ntibari bazi ko muri bo ubwabo badashobora kumvira amategeko y'Imana, kandi ntibari baranasobanukiwe uko bakeneye umukiza. Bagombaga kwigishwa ibi byose. Rero Imana yabagejeje kuri Sinayi ibereka ikuzo ryayo, ibaha amategeko yayo, kandi basezeranira ko bazagira imigisha myinshi cyane ari uko bumviye. Yarababwiye iti, none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Amen. Kuva igice cya 19:5-6. Abantu ntibamenye uko imitima yabo yasabwe n'ibyaha, kandi ko badafite Kristo
badashobora gukurikiza amategeko y'Imana, bityo bahita bagirana isezerano n'Imana. Biyumvagamo ko bashobora gushyiraho ubutungane bwabo bwite, maze ni nacyo cyatumye bahita bavuga bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzabyumvira. Nk'uko bigaragara mu Kuva igice cya 24 umurongo wa 7, bari bariboneye amategeko atangwa n'Imana igaragaza ikuzo ryayo mu buryo buteye ubwoba, ndetse bari barahindiye umushyitsi imbere y'umusozi wa Sinayi. Nyamara hashize ibyumweru bike gusa bahise bica isezerano bagiranye n'Imana, maze barunama basenga igishushanyo kiyagijwe nk'ikimenyetso cy'uko isezerano batanze bavuga ngo ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzabyumvira batari babikuye ku mutima, cyangwa batari basobanukiwe n'icyo bavuga, kuko bari baribagiwe Imana kandi bumvaga bakwishyiraho ubutungane bwabo ubwabo nk'uko tumaze kubibona. Nyamara hashize ibyumweru bike gusa basezerana iryo sezerano, bikubita imbere y'ikigirwamana kiyagijwe barakiramya. Ntibashoboraga kwiringira ko Imana izabagirira neza binyuze muri rya sezerano bari bishe. None ubu ubwo babonaga ubunyacyaha bwabo ndetse n'uko bakeneye imbabazi, byatumye bumva ko bakeneye umukiza wagaragarijwe mu isezerano ryahawe Aburahamu kandi akagereranywa binyuze mu bitambo. Ubu nibwo babonye yuko ubwo bakoze kiriya cyaha kandi gishobora kubarimbuza, koko bakeneye umukiza, babona intege nke zabo. Noneho kubwo kwizera urukundo bifatanije n'Imana y'umucunguzi wabo ubakura mu bubata bw'icyaha. Amen. Noneho bari biteguye guha agaciro imigisha y'isezerano rishya. Isezerano rishya ryahawe Aburahamu. Mbese abantu basobanukiwe n'iri sezerano rishya, basobanukiwe n'isano rifitanye n'isezerano rya kera, kuko benshi bareba ngo isezerano rishya, isezerano rya kera babirebeye mu bitabo byo muri Bibiliya gusa, ariko bakabireba by'amajyejuru ntibasobanukirwe n'icyo bishatse kuvuga. Ntibasobanukirwe isezerano rya kera ni irihe ryahawe nde, isezerano rishya ni irihe ryahawe nde. Kubera iki? Ingingo zari zigize isezerano rya kera zavugaga ngo umvira maze ubeho, maze mbaha amategeko yanjye, mbamenyesha n'amateka yanjye, niyo abeshaho uyakomeje. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 11 n'Abalewi igice cya 18 umurongo wa 5 barabihamya. Ariko udasohoza amagambo y'ayo mategeko ngo ayumvire avumwe, nk'uko bigaragara mu Gutegeka kwa 2 igice cya 27 umurongo wa 26. Isezerano rishya ryo ryari rishingiye ku masezerano meza kurushaho, ariyo isezerano ryo kubabarirwa ibyaha ndetse n'iry'ubuntu bw'Imana buhindura umutima ukaba mushya kandi bugatuma mwumvira n'amahame y'amategeko y'Imana. Isezerano rishya niryo ritanga kubabarirwa ibyaha kandi rigatanga imbaraga yo kumvira amahame n'amategeko y'Imana. Ariko isezerano zasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri, nuko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzababarira gukiranirwa kwabo kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Amen. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 33 n'uwa 34. Nzandika amategeko yanjye ku mitima yabo atari ku bisate by'amabuye. Nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo. Ya mategeko yanditse ku bisate by'amabuye niyo yandikwa mu mutima w'umuntu, akandikwa na Mwuka Muziranenge. Amen. Aho kugira ngo twishyirireho ubutungane bwacu, twemera ubutungane bwa Kristo. Amen. Amaraso ye akuraho ibyaha byacu. Kumvira kwe kwemerwa mu cyimbo cy'ukwacu, bityo umutima wahinduwe mushya na Mwuka Muziranenge uzera imbuto za Mwuka. Kubw'ubuntu bwa Kristo tuzabaho twumvira amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yacu. Kubera ko tuzaba dufite Mwuka wa Kristo, tuzagenda nk'uko yagendaga. Amen. Abinyujije mu muhanuzi yavuze ibyo ati, Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda, ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Zaburi ya 40 umurongo wa 8. Kandi igihe yari kumwe n'abantu yaravuze ati, kandi uwantumye turi kumwe ntiyansize njyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Yohana igice cya 8 umurongo wa 29. Intumwa Pawulo yerekana neza iri sezerano hagati yo kwizera n'amategeko mu isezerano rishya avuga ati, nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese none duhinduza ubusa amategeko kwizera ntibikabeho?
ahubwo turayakomeza, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, ntabwo ari kubw'intege nke zayo, kubw'intege nke za kamere yacu. Amategeko ntiyashoboraga gutsindishiriza umuntu, kuko umuntu muri kamere ye y'icyaha atashoboraga kubahiriza amategeko y'Imana. Ibyo rero amategeko atashoboraga gukora, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo ufite ishusho ya kamere y'icyaha kuba igitambo cy'ibyaha, acira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, cyangwa se tubashe kumvira amategeko, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, kugira ngo muri twe amategeko asohozwe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Amen. Ni ukuvuga ngo kumvira amategeko bishobokera ukurikiza iby'umwuka, udakurikiza ibya kamere y'umubiri. Ibyo kamere y'umubiri imurarikira gukora ntabwo ari byo akora, ntabwo akora ibyo yishakiye kubwe, ahubwo akora iby'umwuka ashaka, kandi iby'umwuka ashaka bihamanya n'amategeko y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ushobora gusoma mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 1, igice cya 3 umurongo wa 31, igice cya 8 umurongo wa 3 n'uwa 4. Harabihamya. Umurimo w'Imana n'umwe mu bihe byose, nubwo inzego zitandukanye zo kujya mbere ndetse no kwigaragaza gutandukanye kw'imbaraga yayo kugira ngo imare ubukene bw'abantu mu bihe binyuranye. Umurimo w'Imana n'umwe, ntabwo wigeze uhinduka kuva kuri Adamu kugeza muri bihe byacu. Ntabwo umurimo w'Imana wigeze uhinduka. Amen. Umurimo w'Imana n'umwe mu bihe byose, nubwo inzego zitandukanye zo kujya mbere ndetse no kwigaragaza gutandukanye kw'imbaraga yayo kugira ngo imare ubukene bw'abantu mu bihe bitandukanye cyangwa mu bihe binyuranye. Uhereye ku isezerano rya kera, ari ryo rya mbere ry'ubutumwa bwiza, maze ukamanuka ukagera mu bihe by'abakurambere n'Abayuda, ndetse ukageza muri iki gihe, hagiye habaho guhishura buhoro buhoro kw'imigambi y'Imana mu mugambi w'agakiza. Umukiriza wageranywaga binyuze mu migenzo n'imihango byarangaga amategeko ya Kiyahudi niwe mukiza ugaragara mu butumwa bwiza. Amen. Niyo mpamvu umugambi w'Imana n'umwe kuva kera, ntabwo wigeze uhinduka. Hari abibeshya bavuga yuko ahari wenda muri kiriya gihe cya kera bari bakomerewe, hanyuma twe tukaba twarakuriweho umutwaro, ariko ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umugambi w'Imana ntuhinduka, keretse ko abantu mu bihe bitandukanye bagiye bawumva nabi, bakishakira ibihimbano byinshi byabo. Ibicu byatwikiraga ishusho ye y'ubumana byareyutse, igihu n'ibicucu biratamuruka, maze Yesu umucunguzi w'isi aragaragara. Ibyo abakera bigiraga mu nyandiko n'ubuhanuzi bakumva ngo Yesu azaza, Yesu yageze haraza arigaragaza. Uwatanze amategeko kuri Sinayi kandi agaha Mose amabwiriza y'amategeko y'imihango, ni nawe wabwirije cya kibwirizwa cyo ku musozi. Amen. Mbese murareba Yesu igihe yigaragarizaga Mose n'Abisirayeli atanga amategeko, mwongere mu murebe ubwo yigaragarizaga abantu imbona nkubone nanone ku musozi arimo abwiriza cya kibwirizwa cyo ku musozi w'umugisha. Amahame akomeye y'urukundo dukunda Imana, ayo yagaragajwe ko ari urufatiro rw'amategeko n'abahanuzi, ni ugusubirwamo gusa kw'ibyo yari yarabwiye Abaheburayo ibinyujije muri Mose igira iti, umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Gutegekwa kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5. Amen. Mbega urukundo rw'Imana, mbega uko Imana, mbega uko Yesu yagiye yigaragaza mu bihe bitandukanye. Uyu nguyu wigaragaje Mose kandi akamuvugiramo, niwe wabwirije cya kibwirizwa cyo ku musozi w'umugisha, nk'uko tumaje kubibona. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nk'uko tubisoma mu Balewi igice cya 19 umurongo wa 18. Aya ni amagambo Yesu yagiye yigisha ubwoko bwe mu bihe bigiye bitandukanye. Urukundo rwe rwagaragaye ubwo yigaragarizaga ubwoko bwa Isirayeli n'igihe yavugiraga muri Mose, kandi rwongeye no kwigaragaza ubwo yari imbere y'imbaga y'abantu ku musozi arimo abigisha. Muri ibyo bihe byombi umwigisha n'umwe, iby'Imana isaba ni bimwe, amahame y'ubutegetsi bwayo namwe. Amen. Byose byakomotse ku Mana, iyo se w'imico idahinduka cyangwa ngo igire igicucu cyo guhinduka. Yakobo igice cya 1 umurongo wa 17. Muri ibyo bihe byombi bavandimwe, umwigisha n'umwe,
iby'Imana isaba ni bimwe, amahame y'ubutegetsi bwayo namwe, byose byakomotse ku Mana yose w'imicyo udahinduka cyangwa ngo agire igicucu cyo guhinduka. Amen. Muvandimwe nkunda, iki cyigisho cya 32 cyitwa amategeko n'amasezerano tugisoreje ahangaha. Murarekeye icyisho cya 33 kivuga ngo urugendo rwo kuva kuri Sinayi kugera i Kadeshi. Ntuzacikwe, ugire umunsi mwiza.